nyine ubwo nagiraga ubumuga nyine umuryango mama yavukagamo bavugaga ko ndi ikigeragezo nyine ngo nta kamaro nzagira rero mama ahitamo kuna mu kiyaga. Ubu rero ubu biranshimishije kuba naramugezeho nkaba mbona hari ibigiye kuzavamo kandi nizeye ko uko tuzakomeza kumuba hafi hari icyo Imana izakora ko ngewe ni foundation yo kuba twafasha abantu batandukanye. Amazina yanjye Twajeneza wa Selos, mfite ubumuga bw'ingingo. Narihebye n'ubugena nahoraga nsaba Imana ndashaka gupfa kubera ko nahoraga mu buribwe buri n'isa nahoraga mu buribwe nahoraga naka biri kunyereka ko kuri iyi si hari abantu nyine beza bafite umutima wo gufasha ko natwe abafite ubumuga batwitayeho ko ntago tufite abantu badutereranye. Nitwe duhaye Clementine nanjye nkaba mfite ubumuga ndi mu cyiciro cya 5 cy'ubundi bumuga kuko ntago bwo burabonerwa uko babwita. BigTown nizere ko mumeze neza ndabasuje kandi mbifurije ikaze mwese mbahaye ikaze bitewe naho mugiye muherereye hagiye hatandukanye. Yes ni mudu nziza ariko nyine uko noneho nanjye ndi mu nama y'abaminisitiri ndi muri Kigali arena niho twicaye uyu munsi aka kanya hamwe na JADO na BORA ndetse n'abandi bantu muraza kubabona bagiye batandukanye b'ibyubahiro rwose abantu beza cyane 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 wakwibaza kubera iki nicaye hano hari igikorwa kigiye kuba cyangwa se ni igikorwa cyo gufasha abantu muri rusange. Ni igikorwa cy'urukundo ni byo abantu kenshi na kenshi tuba dukeneye. Hari ukuntu njya nangira introduction ngavuga ngo
ushobora kuba umeze neza cyangwa utameze neza, niko isi yubatse kandi nako ubuzima bumeze. Rero mbahaye ikaze kuri kamera za BigTown TV. Bora na Jado bo murabamenyereye, ni couple yamaze kugafata hano mu gihugu rwose, couple nziza, true love never die. Ndi kumwe rero n'abakobwa n'abasore n'ingaragu. Njyewe hano banza ari njye nyine usigaye w'ingaragu, abandi bose murabona bagiye bagaragiwe. Nuko gahunda zimeze. Jado nguhaye ikaze kuri kamera za BigTown TV. Murakoze cyane. Uyu munsi bimeze bite? Uyu munsi nk'uko ubibona urabona dufite ibyishimo byinshi. Turashima Imana ko yaturinze tukagera hano amahoro. Mu by'ukuri nk'uko abantu bari kutubona kuri screen, turi mu gikorwa cy'urukundo. Igikorwa cy'urukundo ni ibyo twatangiye tubashe kuba twabasha kujya twihuza n'abandi, haba ari abantu mbese bababaye, ndetse tuzatugera ku ngeri zose zitandukanye. Harimo abafite ubumuga, harimo abana baba ku mihanda. Ako kantu kajyaga kancanga, ntibakivuga abantu babana n'ubumuga, abafite ubumuga, bavuga abafite ubumuga, niko bavuga. Ndi kumwe na Madamu Jado. Agaze byawe ntabwo biratunga. ariko yemurasa Ukuntu tuntu twuduhera ukuntu asurasa ibintu biri Jado. Twamenyesha umuntu ibanga ko kabi. kwemi wajyuri Ibintu ntibirajyamo neza. wajye wihakaba. Ndi kumwe na Bora, mwanditseho imipira, mwambaye imipira yanditse ngo Life of Help Driving Challenge cyangwa Change. Bishatse kuvuga iki? Ni foundation yo kuba twafasha abantu batandukanye. Akenshi tuzibanda ku twibande badafite aho kuba, abantu ku bana ba mu mihanda no ku bantu badafite ubushobozi butandukanye. Yes, murakoze cyane. Rero hano ndi kumwe n'umusara yakobarere. Imana ikunda abakobwa koko. Ubundi imbere bajyaga bavuga ngo Imana ikunda abagabo, ariko bamaze kubona ko Imana ikunda abakobwa. Grand frère, reka ngwikaze kuri kamera za BigTown TV. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Ibwira abantu banakumenye. Ubundi rwose umaze iminsi uri gutwika hari hakurya mu bwato, wambaye ibintu by'imyeru. Bakurikirana neza. Bimeze neza, turakomeye. So aba bantu rero mwatekereje gute cyangwa igitekerezo cyaje gute kugira ngo mufashe abantu bo mu ngeri zigiye zitandukanye? Urebye igitekerezo cyatangiye turi babiri. Twashatse ko umuryango waguka, tubanza no gushaka n'izina rikwiriye nyine igikorwa twari tugiyemo. Duhitamo Life of Giving Foundation, umuryango uri kubona ko harimo na slogan yitwa ngo Help Drive Change. So urumva twebwe twabanje kureba abana bo ku mihanda, kuko aho twari dutuye hari abana bo ku mihanda benshi. Muri Kanombe buriya mu kajagari ka kabiri aba y'abana benshi bo ku mihanda. Akenshi rero igitekerezo ubundi nubwo ari gihe wagitangije, ariko yuwe najyaga mbireba nk'ibikorwa yakundaga gukora. Sometimes yajyaga afata akanya akabahuza, akabatekera. Ariko noneho tuza kuvuga yuko turamutse tubonye ubushobozi noneho tukagira na brand cyangwa se wenda izina rya company, twazanaka n'ubufasha wenda handi. Uravuze ngo uyuwe. Okay, sorry. Uwo dufatanyije uwo mufatanyije ni umufasha. Uzi igisobanuro cy'ubufasha? Umuntu ushaka kuguha umufasha. Uyu ni umufasha wa Jado. Umuntu ugufasha wenda ushaka kwiyambaza nk'aba assistant. Buriya ubwa assistant sinzi icyo bisobanura mu Kinyarwanda, ariko ndumva ari ibyo. Ariko buri iyo uvuze ngo umufasha hari akandi kantu kaba karimo. None nkibaza ngo kubera icyo wahisemo kubibwira uyuwe, reka nanjye mwite uyuwe. Araza kwivuga, niyo mpamvu nanze kwirirwa muvuga. Muhe mikoro noneho aba ari we nibariza, kuko ndumva wowe ntazi. Muraho neza. Umeze neza? Imana ikunda abagabo cyane. Imana ikunda abagabo. Utangira utwibwira amazina ninde, kubera iki gitekerezo ari we bwa mbere yakigejejeho?
nitwa Renata. Ku kibazo wari umubajije ngo kubera iki gitekerezo yakigejejeho, ibyo twakoraga byinshi twarabikoranaga n'ibyo byo gufasha abantu. So kubera ko ni umushyitsi wanjye cyane aranzi nk'uko muzi, so yabonaga mbikora cyane kandi nawe abikora. Noneho arambwira ati icyaba cyiza ni uko waba ufite foundation, kuko uyu munsi ushobora kubona ubufasha ejo nkabubura. Avuga ati in case udafite wowe ubufasha ushobora kwiyambaza abandi wenda bagasigara bafasha abantu mu gihe udashoboye. Niko iki gitekerezo cya foundation cyaje. Naho ubundi twabikoraga bisanzwe, no kuba yaraje kungana nuko twari duhuje icyo kintu cyo gukunda gufasha, kandi turi close, turi aba friends nyine. Yarakuganye nawe uramugana. Muhitamo abafasha, ugomba gufasha abantu. Yes, nuko bimeze. Uyu munsi hari igihe abantu bumva yuko uko mbayeho n'undi muntu ariko ashobora kuba n'undi yabaho. Ubuzima bufata nk'iki wowe? Njyewe ubuzima mufata nk'ishuri. Ikindi ubuzima mbufata nk'ikintu gikomeye, kuko uyu munsi uyu nguyu mubona, ejo nshobora kuba undi muntu. Uyu munsi naba ndahanga, ejo simbyuke. So ubuzima mbufata nk'ishuri buri wese ashobora kwiga, kandi biba bigoye gupasinga, bisaba ngo umuntu abe careful. Niyo mpamvu ngiye ku giti cyanjye ubuzima mufata nk'ishuri rikomeye. Niyo mpamvu ubundi umwanzi w'umuntu wa mbere si umuntu mugendana n'umubiri, umubiri twambaye. Ako kana abantu mujye mukama, umwanzi wawe ni umubiri, kuko umubiri uraguhinduka urawusiga, ejo bikarangira muri aho. Muraho neza? Meze neza. Yego meze neza. Urakomeye cyane. Vugisha ukuri. Yego. Hari akaririmbo waba uzi se? Wapi? Urasenga? Yego ndasenga. Usengera muri hedini? Gatolika. Byiburi uza kuba uri umusilamu ntago ari kuririmba, ariko uri umukatolika. Kuririmba ntago mbizi kuririmba. Byibura kandi muririmba se mugiye gutanga amaturo n'akahe? Ko mana yanjye. Cyangwa ntabwo ujya utura? Ndatura, ariko nyine indirimbo zabo nyine ntabwo nge nzifata mu mutwe. Amazina witwa nde wowe, ufite ubuhe bumuga? Amazina yitwa JADO mfite ubumuga bw'ingingo. Byagenze gute, wenda tunyuriremo gakenya, byagenze gute? Niko wavutse cyangwa? Ntabwo ariko navutse, byanje ndi mukuru mfite imyaka 14. Naje kugira ubumuga muri 2015. Nangira akaguru kanjye katangiye kugenda kabyimba, ko kabyimba kagenda kihina, bigeraho nyine karenza nyine urugero, kagenda gaturika, kaza ibyimba bibisebe. 2018 baje kumbaga nyine baragaca, ko babuze uburwayi, ko bashaka kubana bakika ko ari amarozi. Kwa muganga nyine bashaka kureba nyine uburwayi burimo, barabibura. Mu gihe babibuze, nshaka kuba nagenda hanze muri Tanzania ngo bamvure, amafaranga nyine aba makeya, ko nta bushobozi mu rugo bafite. Na nyine narihebye, n'ubugiye nahoraga nsaba Imana, ndashaka gupfa, kubera ko nahoraga mu buribwe buri n'isa, nahoraga mu buribwe, nahoraga naka, kuko kahoraga nyine karabyimbaga, inyamika nayo kaza nyine kabura ikavaho, kazaho izindi nshyashya, ko ahantu haje ubushyuhe nyine kakazamo amashyira. Bigera aho ngaho nyine urwego rwari ruriho nyine karabyimbye, ku buryo n'umuntu wambonaga nyine uvuga ati se uryamishije umwana ku ruhande, ngati wapi nyine yabona. Nahoraga ndi mu nzu, ko ni mama wanyitagaho n'abavandimwe banjye, ko papa we yapfuye muri 2013. Mama nyine byose nababyishize ku mutwaro we, naho ndi muntu ugeze umufasha ngo mvugwe. Bivuga ngo ufite akaguru kamwe? Yego mfite akaguru kamwe. Poli sana. Kuba aba bantu noneho bavuze ngo reka dutekereze ku bantu bafite ubumuga, bakanaguhera akaba ari we igikorwa kigiye gutangiriraho, mu mutima wawe urumva umeze ute? Biri kunyereka ko kuri iyi si hari abantu nyine beza bafite umutima wo gufasha, ko natwe abafite ubumuga batwitayeho, ko ntabwo dufite abantu badutereranye, ko hari abantu bumva nta kintu nyine, babona ko abantu bafite ubumuga nta kintu bamaze, ariko natwe turashoboye. Hari icyo umuntu muzima yakora atakora, ariko ufite ubumuga we yagikora. Twe turashoboye, niyo mpamvu ndishimye cyane kuba kino gikorwa kingezeho. Kikugezeho? Urumva ari sawa none wenda mbere twaririmbaga igikorwa noneho kitarakugeraho, ni wowe nyibwire ko cyakugezeho, ngaho turirimbire.
cyangwa unanadusengere dutangire igikorwa. Okay, nasenga. Ndakuramutsa Mariya. Agese reka mfashe iyi mikoro cyangwa we fatiye iyi ngiyi reka njye mfatiye naki. Amazina bakwitande? Amazina yanjye nitwa Niyonizeye Solange. Yego Soso. Umeze neza? Yego meze neza. Uri umusiramu? Oya. Usengera muri edini? Nsengera muri Katolike. Katolike. Amaye nka data. Mwari muri aha ariko? Yego twari turaho. Wowe kuri hano ufite ubuhe bumuga? Nje ndi hano nta bumuga mfite. Ndi umwarimukazi kuri groupe scolaire Gahanga ya mbere. Ndi umwarimu w'uyu munyeshuri. Naje mu rwego rwo kumuherekeza kuko ninjye mufasha mu buzima bwa buri munsi, afite ubumuga bw'amaso. Kuva 2019 ninjye mufasha mu buryo bwari bwo bwose bwo nshoboye. Ubumuga bw'amaso afite, hari umuntu kuriya ngiye mubona yaje yigenza nyine nkagira ngo arabona, bimeze bite? Afite ubumuga bw'amaso yavukanye, yagize ikibazo niko abadogiteri bambwiye nagerageje kumuvuza. Yavutse afite ikibazo, ashobora kuba yakigiriye ngo mu mata akavuka. Akimara kuvuka rero kuko nta kumwitaho, mama we samutaga afite nk'amezi 7. Yesa muto? Yego amutera papa we ni umusaza uraho, nta bushobozi, nta no kuba, ntabwo yigeze akurikiranwa ngo avuzwe. Noneho muri ubwo bumuga yavukanye harimo ijisho rimwe ryageragezaga kureba gake, yiga muri P3 kugira ngo arebe ikintu bisaba ko yegereza ku jisho cyane. Yari kureba kompa karagato kashinge kaba kariho, kuko atakarebaga aregereza atayitobora ijisho. Ntiyavuzwa, birakomeza noneho naryo rishaka gupfa ku buryo kureba bitashobokaga. Aho nziye kwigisha ku kigo yigagaho nibwo twamenyanye, bamusohoye atakoze examen nyine kubera amafaranga y'ishuri. Turaganira, yari ari hanze, ari ukuntu baba bakanga bakabasohora hanze batica kugira ngo barebe wenda hagiye batabaza situation y'umwana, nabyo nikosa sinayo bashimira. Batazi ubuzima bw'umwana, turamenyana. Umwana adafite inkweto, yambaye imyenda yacitse ku kibondo, bintera emotion cyane kuva icyo gihe. Ndamufata turaganira, mugurira uniforme, mugurira inkweto, amakayi, aza kumbwira ubwo buzima bwose. Ubwo nakomeje kumfasha mu buryo bwo kwiga, yiga P6, azi ubwenge bya hatari, aragerageza cyane muri 3 bambere azamo. Mbona kuba ndi kumufasha mu by'amasomo ariko amaso ari kurushaho gupfa, ntacyo ndi gukora, nshaka ubushobozi, mbatangira mituweli na papa ye kuko bari 2 gusa. Mutwari Kabgayi baramubaga iryo jisho rimwe babonaga yajombyemo kompa, ariko nyuma y'uko bamubaze dogiteri atubwiye ko nta bundi bufasha mu Rwanda bafite bw'uko yakira. Nari leta nta gucyoze mufasha kugira ngo ari bakoresha telescope. Nicyo akoresha ku ishuri imbere atarayibona, byamusaba gupfuka mbere y'ikibaho, urumva ingwa zimumanukiraho, nta bundi bufasha batishashobora kumuha. Ubu ngubu rero uko agenda mu by'ukuri ngira ngo mwabibonye agiye gusuhuza mugenzi wacu, ntabwo ashaka kureba direct, ushaka kumusuhuza agahushaho ikiganza kiri. Abona bike cyane ku kajisho kamwe babaze niko gapfa kugerageza. Gusa nabwo bakimara kumubaga bahigiye arahuma burundu nk'isaha yose. Kubw'amahirwe nyine turasenga mbona arongera akanura. Nubwo buzima bwe nyine afite ubumuga bw'amaso nta kindi kibazo. So kubona uyu munsi havuga ngo haje abantu bagomba kumufasha cyangwa se abantu bagiye bari gutangira kumufasha nkawe umurera ukurikirana ubuzima bwe bwa buri munsi, byakiriye gute, wumva umeze ute? Nje biranshimishije cyane kuko uyu mwana kuva twamenyana arasenga cyane, no murokore aranasenga cyane, ndanabimukundira. Ahora ambwira ko yumva afite intego zo kubuza abadokita w'amaso, akavura abantu bafite ubumuga kuko azi neza ukuntu kubaho utareba. Yarambwira ati buriya kuba wacika ukuboko cyangwa ukuguru ari kureba, uko biri kose ubumuga burarutana. Kuba utabasha kureba ni ikintu gikomeye cyane, kibabaje cyane. Akavuga ko intego ze zose atazazigerageye abatareba. Mu bushobozi bwanjye buke kuko ndi umwana w'umukobwa, ndishurira kaminuza nanjye, amafaranga ya mwarimu umuryango ngo turayaze mu gihugu, ntabwo biba bigoye. Nkora ibishoboka nyine ariko hari igihe bibona bindenze. Nkasenga nkavuga Imana imfashije, nkakazabona umuterankunga bakamufasha mu buryo bwo kwiga, akiga neza kuko afite ubwenge, akabona boarding school bikamufasha kuko ahantu ataha mu rugo kwa papa we nta muriro. Urumva mu gihe biri ngombwa ndamuzana tukabana, kandi nanjye ahantu mba ntabwo byemewe, mba mu macumbi y'abarimu. Urumva mu bana n'abakobwa ntabwo biba byemewe, nuko kwiyeranja mu buryo bushoboka. Ubwo igihe
igahanga muri Kicukiro. muri Kicukiro. Yego. Ya ubundi ngiye nkunda kuvuga ngo hari igihe urasa inyoni imwe cyangwa utera ibuye rimwe ukica inyoni nyinshi. Uyu mwana w'umuhungu n'abo bose bafite ibibazo bigiye bitandukanye. So burya buri muntu agira ikibazo cye, umuntu niwe wimenya. Hano aba bose bafite ibibazo bigiye bitandukanye, ariko umutima wanjye uriya mwana w'umuhungu uri kumva nimba amaso ye kwijomba kompa bitewe n'uko ashaka no kumenya ikintu. Reka uyu muryango wiyemeje gufasha aba bantu nimureke tubashyigikire ko dufashe cyane cyane uriya mwana w'umuhungu. Siko bimeze byaba sawa. Turakora iki? Reka mbaze umuyobozi mumere mikoro dukora iki mumpere kugira ngo uyu mwana w'umuhungu tumufashe by'umwihariko. Nkawe nka fonda wenda wabwiye JADO nshakira abantu bameze gutya, nkawe nka fonda uyu mwana w'umuhungu dukora iki kugira ngo by'umwihariko kuri we n'abantu banadukurikiranye. Mfite abafana buryo mbwiye ngo urankunda utagira ikintu ukora wapi. Dukora iki? Twebwe nka organization turaza kureba uko tubyitaho, ariko nko kuba dukurikiye ubaye ufite uko wumva wenda bigushotse ukuntu ushobora nawe kuba wafasha. Hari website yacu ya lifeofgiving.org, aho ngaho hariho na link ya donation, cyangwa se nabwo ukayashyira wenda no kuri nimero iyo turi buze kuhashyiga. Niba wenda ari uriya mwana kuwumurera cyangwa se ari twebwe, icyo turi buze kuza gushyiraho hasi simbizi, ariko ibyaye byose donation yo kuri website irahari, tuzaza no kwashyira na nimero. Sebura nitwakora GoFundMe uriya mwana gusa nta kibazo nabyo byashoboka. Byaba sawa. Kabisa ni igitekerezo tugakora GoFundMe yuriya mupeti tukamufasha nimba ageze mu wa gatandatu akajya no muri boarding. Urumva ikibazo ni icyaho yiga anataha, ni ibibazo byinshi. Abantu badukurikiranye kuri BigTown TV turaza kuganira n'abayobozi turebe ikintu dushobora kuba twakora, ariko umwavuga nimero yanyu ya telefone kugira ngo umuntu waba wifuza kuvuga ati ngiye ndi umuganga nkora ibi ngibi nshobora kuba uyu mwana cyangwa n'abandi bantu bari bose akavuga ati uyu mwana nshobora kuba namufasha akagira ikindi kintu akajya n'igatagara, bamujyana n'igatagara akiga muri boarding, abamo nimba ageze mu wa gatandatu ejo arajya muri segonderi. Rero tube twamufashe, mwavuga nimero yanyu kugira ngo sinshaka iyanjye sinshaka iy'akazi, muvuge nimero yanyu. Nimero mwadusangaho ni 078 053 80 cyangwa wenda nongeye nyisubiremo ni 078 053 80 mushobora no gukora groupe WhatsApp abantu bakaza bakajyamo, twese tukaba turimo tukareba ikintu twafasha uriya mwana ko nakare gaciyemo, kandi nabyo biba bikenewe. Reka nibarizura nibarizura ese ko isotangira ugahita unseka noneho bigenze gute? Umeze neza? Umeze neza. Urakomeye? Ndakomeye cyane. Akoye neshyushye buriya. Na mwiza buriya. Urakoze cyane. Waramutse neza? Waramutse. Uri hano nawe uri mu bantu bagiye kuba bafasha, wowe ufite icyo kibazo cyangwa ufite wewe? Murakoze cyane. Ntabwo nabibwiye amazina yanjye nitwa Clementine, nanjye nkaba ubumuga. Ni mu cyiciro cya 5 cy'ubundi bumuga, kuko ntabwo bwo burabonerwa uko babwita. Ubu bari gupropose ko ari ubw'umugongo, ariko mbere babwitaga ubw'inyonjo. Inyonjo byaje warayivukanye byagenze gute? Byaje mfite imyaka 4 nibwo mu rugo byatangiye kugaragara, baramvuza mu buryo bwabo bari bafite, ariko ntibyagira icyo bitanga. Ko bambwiye ko baramutse bambaze byankururira ubundi bumuga noneho burenze ubwo mfite. Wenda hari abantu nanjye n'ubwa mbere wenda mbashije kuganira n'umuntu ufite ubumuga bw'inyonjo gutyo, wenda uko ubivuga umbabarire, nuko nyine babivuga cyangwa se ni nako mbizi. Bwaje gute? Byatangiye gute? Se ni nk'igufwa wenda riba ryaragize ikibazo, bimeze bite?
murakoze ubumuga bwanjye nanjye niko mbyumva na kera nkiri uruhinja nyine umwana atangiye gukambakamba nibwo bagiye kubona babona mu mugongo nyine nsa nk'uri guheta mu kuntu nibwo mama yahise ankurikirana nyine bikiza ari nk'agaheri kigenda gikora aho ngeze ubu ntabwo kiri gukora cyararangije nibwo rero bahise banjyana nkiri mutoya bancisha muri eko bakabona nta kibazo na kimwe mfite kuko no kugisobanura ubwabyo birarushya kuko si inyonjo kuko inyonjo iyo uyifite urutirigongo rwawe ntabwo ruba rugororotse njye rero ntabwo ubusobanuro bw'ubumuga bwanjye nanjye ntabwo njya musobanukirwa kuko iyo nciye mu cyuma babona nta kibazo mfite niho hantu rero bigenda binshangira nyine mbufata nk'ubw'inyonjo nk'uko ariko kwa muganga babivuga ariko nta bintu byinshi mbuze Pole sana uzakira uzakira nese nkubwire gute uzakira kandi ibintu bizagenda neza noneho kuba uyu munsi nawe bagiye kugufasha urumva umutima umeze ute murakoze cyane ibintu byanshimishije wenda mu bafite ubumuga ntibikunda kubaho cyane tubyumva ari nk'ibintu ariko bitandukanye ariko ngiye byanshimishije anashimira abantu bateguye iki gikorwa ni ukuri byanshimishije birenze njye sinjya nkunda kuvuga ibintu byinshi amarangamutima yanjye ndayagumana murakoze kamarere y'abagabo se atemba ajya mu nda y'abagore agatemba ajya hanze ayawe nawe wajyamo ndani njye gusobanura ibintu byinshi ntabwo amarangamutima yanjye asohoka ako kanya gusa iyo nicaye njyenyine nibwo mbitekerezaho cyane akaba yasohoka utari mu bantu haje gushya mera uriya nawe tuvugane muraho neza muraho urakomeye murakomeye amazina nitwa Mutesi Faith wowe ufite ubumuga nanjye mfite ubumuga bw'ingingo warabuvukanye byagenze gute oya bwaje nyuma byagenze gute njye na accident nakoze biraza nyine nta maguru ufite accident y'iki y'imodoka wari utwaye bari bagutwaye bari bantwaye nari mu modoka bisanzwe kwa kundi utega ugakora impanuka nyine ubu nta maguru ufite ntayo mfite ubwo byaje ryari byaje mfite imyaka 12 amaguru ntayo ariho pole sana none se JADO we kuntu bimeze we ni hagati na hagati wenda mu mavi wowe nawe ni mu mavi cyangwa byagenze gute bohoka tuganire wisanzure wumva wisanzuye nanjye njye ni mu mavi neza ntabwo meze nka JADO njye ni mu mavi neza niho bayaciriye niho amaguru bayaciriye iyi accident yabaye ufite imyaka 12 bajya kwa muganga biranga yabaye ufite imyaka 12 batujyana kwa muganga urumva hajemo ubukomere cyangwa se kuvuga ngo kwa kundana bakora accident bakabatwara mu kwa muganga niho baje kuyacira baragerageje biranga biba ngombwa ko bayaca barayaca nanjye namenye ubwenge ubona bahaye mfite ubona nta maguru ufite uyu munsi leta y'u Rwanda irasaba buri muntu wese ufite umuntu waba ufite ubumuga kumushyira ahagaragara kugira ngo abantu tumubone kuko bavuga yuko mushoboye murashoboye ubu JADO uyu nguyu ni umumodo ni umusitari wa danje nubwo mumubona gutya JADO ni umuhanzi ukomeye cyane dufite niyo Bosco afite ubumuga bwo kutabona ni umuhanzi ukomeye uhari dufite uwitwa Nzinzi nawe ntabona kuba hari abantu bagiheza abantu bafite ubumuga mubifata gute nkawe ubifata gute biratubabaza urumva kuba nzi neza nkanjye ntago nkihezwa cyangwa se mvuge ngo bampeza nta nubwo mu rugo bigize bampeza ngewe cyane ni abantu urumva ni abantu bari babizi barabibonye barabimenya nyine barabyakira ariko kugeza bari abandi bagihezwa baririya higa mu bikari rero icyo nabwira bariya cyangwa se uko nabifata ntago ari byo kuko burya umuntu ufite ubumuga nawe ni umuntu nk'abandi
arashoboye arakora kuko hari byinshi yakora wundi ufite amaguru abiri atakora cyangwa se naho yakigeza wundi atabasha kwigeza rero umuntu ufite ubumuga ni umuntu nk'abandi n'abantu bajya bamufata nk'abandi nta kibazo bafite yabyara yakubaka yakora buri kimwe cyose ntacyo atakora harashya rega harashya mereza n'uwo muvandimwe tuvugane noneho muraho urakomeye yego aramutse neza cyane nawe uri umukatolike se oya uri umukristo ndi umukristo wo kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru uri ku cyumweru watwibwira wowe se bimeze bite bihagaze gute murakoze amazina yanjye nitwa Ujineza Angelique nafite ubumuga bw'ingingo warabivukanye oya nawe urabivukanye byaje gute uvuze ngo ufite ubumuga bw'ingingo izihe ngingo bimeze bite Jewe mfite ubumuga bw'ingingo bw'akaguru namugaye ndi umwana mutoya mfite amezi ko nabyumvishe bambwira mfite amezi akaguru gafite ikihe kibazo ntago amaguru areshya yego ntago amaguru yawe areshya yo bambaza ikintu mvuga ku buryo umunsi nawe bagiye kugufasha cyangwa se ariho igikorwa kigiye guhera urumva bimeze bite mu mutima njye biranshimishije cyane nshimira n'ababashije kugitegura kuri njye biranshimishije cyane pe biragushimishije cyane yes rero murakoze cyane mwese nagira ngo numve ukuntu muhumeka ariko ndashaka kwiganira na kariya kana mu muhe mikoro bite ni byiza witwa nde Shimwe Cedric bite ni byiza uyu munsi ntabwo wagiye ku ishuri cyangwa wabanje gucayo nabanje gucayo mwari mwize irihe somo twize social ubwo buriya social ni iki we nyine ni isomo rivuga ku bidukikije Cedric bari bari kuvuga mwarimu gukurikirana mu buzima bwa buri munsi wenda wowe hari ikintu waba wibuka watubwira byagenze gute mama yagutaye byagenze gute nyine ubwo nagiraga ubumuga nyine umuryango mama yavukagamo bavugaga ko ndi ikigeragezo nyine ngo nta kamaro nzagira rero mama ahitamo kuna mu kiyaga yagutaye mama nyine yari agiye kuna mu kiyaga arangije papa araza aramfata arangije nyine aranjyana no kwa mukecuru naho bamfatana nyine naho bakajya bavuga ko ndi ikigeragezo ko nta kintu nshoboye papa anjyana mu kigo anjyana aho yabaga nyine arangije nyine naho nyine abana bakajya bampeza gukina n'abandi bana ni nyine nabo bakabyanga kuko bavugaga ko ndi ikintu cy'igishishungwa nyine kuko ntareba mama yaragiye kuguta mu kihe kiyaga bavuga ko ari ikiyaga nyine nanjye ntacyo nzi babimbwiye gutya urashaka kuzaba umuganga w'amaso urumva none ibyo bintu uzabigeraho gute rebamo hariya abantu badukurikiye babwire rwose kandi baragufasha ndabizi nyine uko nabigeraho nakwiga cyane nkagira n'Imana nkabona umushinga nkiga cyane nyine bakajya bamfasha mu kwiga ntarangiza nyine nkazaba umuganga nkatsinda urumva ushaka kuba umuganga urabishaka cyane ujya uba wakangaye mu ishuri hari igihe mbu uwa mbere cyangwa uwa kabiri none se mwarimu mwahuriye hehe uyu nguyu
uko yari ari gukora kuri icyo kigo aje kwigisha nyine yasanze hanze nyine bansoye mu kizamini bavugaga ko ntishyuye arangije aramfata nyine ambwirira undi mwarimu nyine aramunsabira bansubizamo ariko akajya nanyishyurira nyine akanganiriza akankorera buri kimwe cyose rero nawe ndumva namushimira cyane. Yes, ntago byoroshye nongera akakanwa shimangire abarezi mu murerera igihugu mujye munagerageza kuganira n'abanyeshuri mu munigisha biba ari na byiza buryo uganiriye n'umuntu hari igihe ubyuka mu gitondo ugasanga nimbaraye ushwanye n'umugabo wawe cyangwa ushwanye n'umugore wawe umushiba ufite ibintu byakoraye mu mutwe ukaza ukabitura ku bana ntago kano kabari keza uyu mwana uri kumva nakura avuga ngo umwarimu wansohoye mu ishuri kandi ntazakwibagirwa ntibishoboka ko uyu mwana ashobora kukwibagirwa rero twige gutanga uburere nibyo hari igihe utanga uburere kumva ko waje hari ukandika umwana agafata ariko n'uburere no kumugaragariza urukundo no kuganira n'abana ukumva ibibazo bafite nabyo biba ari byiza cyane kandi bifasha igihugu rero uyu mwana by'umwihariko tumufashe ntago byoroshye n'aba ngaba nabo tubafashe nibyo ariko nabo ndabizi urumva gufasha uyu mwana hari ikibazo kirimo ikibazo kirimo urareba nubwo ufite ubwo bumuga urareba uragenda ariko ni umwana ubu aka kanya yabaye imfubyi kandi afite ababyeyi ntago rero byagakwiye rero uyu mwana tumufashe ya nimero ya telefone ni 078 053 80 16 ibaruye kuri inde muri mobile money ibaruye kuri Fred Shyaka Fred nawe ngusaba nibavuga ngo ibiceri byabonetse uzamamagare tuyamushyire ku kigo hari igihe abantu baza bagashinga fondasiyo gutyo ariko abo ndabizeye ahantu JADO ari na BORA ahantu Fred ari ndabizeye kandi ibintu bizagenda neza nanjye ushobora wenda kuba utamubonye waca inyuma mu gikari hari groupe WhatsApp Fred ari bukore mwese abashyiremo abantu bari butanga amafaranga yo gufasha uno mwana arajya bashyira kuri liste kandi tuzabasoma gutya uko nice live mu kiganiro ubundi ibintu bigende neza nzabikora ubwo nanjye kuri Fred muranyandikaho 20,000 reka wenda bari nge utangira sibyo Fred abari nge baheraho banyandike uhita unanabyandika ubwo muri groupe BigTown umpereho ubundi uyu mwana tumufashe intego afite azazigereho reka urakoze sinzi nimba ubu none igikorwa cyatangira cyo kugira ngo ubuzima bugende neza mabuja akira ufite isoni wumvishije testimony y'uriya mwana urumva mu mutima ari kinonoho kigiye gukurikira njye maze kubyumva ku giti cyanjye bamufasha batamufasha ngiye kumufata nk'umwana wanjye wow aka kantu gakwiye amashyi ariko aravuze ngo agiye kumufata nk'umwana we sinzi biba bigoye kuko abantu benshi bazi ko iyo ufashije umuntu nuko wowe ufite ariko mu rwego urimo rwose wafasha kandi abantu bazi ko ubufasha ari amafaranga gusa nk'ubu ashobora kutamuha amafaranga ariko akamuyobora haca mu gihe atabasha kubona ashobora kutagira icyo amuha akamubwira ijambo rimuhumuriza kurumva amagambo bagiye bamubwira yose yaramukomerekeje njye nayafashe mu mutwe yego ikigaragaza ko n'ijambo rizima ryagira icyo rifasha umuntu nanakangurira abantu bose umwana kuba yavukana ubumuga aba ari umwana nk'abandi n'ababyeyi baheza abo bantu bafite ubumuga bugiye butandukana ntabwo ari byiza kuko nabo ni abantu kandi barashoboye bakora bagera ku cyo bashaka kugeraho cyose rero uriya mwana nzamwitaho uko nshoboye mu gihe nzaba ngihumeka kandi mbivuga imbere ya kamera mbivuga imbere y'abantu bose uriya mwana nzamfata nk'umwana wanjye bavuze yuko ashobora kuvurwa agakira Dogiteri Kabwa yatubwiye ko mu Rwanda nyine
ubushobozi bwawe ariho burangirira kuko nta kintu rinete zamufasha kereka atari mu Rwanda. Nabo bari bamubaza ariko bavuga ko nyine nta ubushobozi bwo mu Rwanda ari hose twamujyana ariho burangiriye. Ariko agiye hanze yakira. Yego. Kandi wasanga umwana kumuvura bitarenze miliyoni 5 z'amanyarwanda cyangwa 10. Wasanga wenda ari buze kuza kuboneka nk'umudokiteri hano mu bantu bakurikirana BigTown. Yego. Ugasanga wenda kavuga ati natanze n'umufasha bwo kuba yamusuzuma kareba nk'ikibazo afite. Cyangwa se natwe ubwacu tuzareba niba twabanza kujya kumusuzumisha tukareba niba koko yabasha gukira, amaso yose yabasha gukira, tuzajyana kumusuzumisha. Ko numva ndakeka gusuzumisha ntabwo bihenze cyane twabishobora natwe. No kuvuga ngo kugira ngo uyu mwana tumwiteho ubu dutangiye undi mushinga mushyashya kugira ngo uyu mwana tumwiteho kugira ngo abantu bazabone ko ari ibintu biri clear. Tuzajyana njyane na kamera tugende kumusuzumisha tunaganire na dokteri atubwira ikintu cyasabwa kugira ngo no mwana abe yabona. Nimba umubyeyi bya mwana akavuga ngo agiye kumuta imiryango bakavuga tugiye guta umwana kandi ubu nabona bazongera bazi. Nicyo kibazo cy'abantu. Ni bazongera baze usange na mama we n'abandi nk'abo bose. Yes rero Imana ibaha umugisha kandi ndabashimiye. Reka dutangire igikorwa muhereze ariko uyu mwana priority tugiye kumufasha. Nimba iyo GoFundMe ndaza kuganira n'ubuyobozi. Mwese turaganira tuganire n'ubuyobozi bwa BigTown twumve nimba iyo GoFundMe dushyiraho range y'amafaranga tuvuye kumusuzumisha twanaganira na doctor twumvishe ukuntu bimeze na mwese dushyiraho GoFundMe yo gufasha no mwana abe yava mu Rwanda tujye kumuvuza kandi dushimire no mukobwa uri intwari si yapfuye intwari niriho ni intwari igomba kubaho. Turagushimiye kandi mfishire n'umwana aravuga ati ndagushimira warakoze kandi aho ugejeje ukora Imana batubaye tugushimiye. Imana nayo tubaye tugushimiye kandi Imana iguha umugisha ukomeze utere imbere. JADO nta kintu wavuga. Mu by'ukuri biranshimishije cyane. Ikintu cya mbere kinshimishije ni ukuntu byibuze nanjye uko Imana yamfashije kuba nubwo nafite amaguru ariko Imana yamfashije kuba ari aho natambuka nkagera. Ndageze igahanga gusa tugiye gusura inshuti noneho ubwo nibwo naje kumenya uriya mwana ufite ubumuga nyine bw'amaso nibwo naje kumumenya. Nanjye ubwanjye birambabaza cyane birandenga ndavuga ati Mana byibuze uzamfashe nanjye nk'ubwo nanjye JADO ukomeze nguko ariko byibuze nzagira amahirwe ndebe ko n'uyu mugenzi wanjye nawe yagira ahagera byibuze nawe akaba ari icyo yazigeza kuko numvaga uriya mwana twigeze kuganira numva imishinga afite numva ni imishinga myiza cyane binkora ku mutima. Noneho ubwo nibwo naje kubona aba bavandimwe barambwira ati mu by'ukuri JADO gahunda imeze ukunuku n'ahandi hantu nahise nkubita umutima nahise nekereza no kuri uriya mwana ndavuga ati uriya mwana nubwo nta kintu namuhaye kirenze ariko byibuze hari icyo Imana yamukorera cy'igitangaza. Ubu rero ubu biranshimishije kuba naramugezeho nkaba mbona hari ibigiye kuzavamo kandi nizeye ko uko tuzakomeza kumuba hafi hari icyo Imana izakora ko njyewe nizera Imana ndasenga nkavuga ati Imana mfasha byibuze ukomeze uko nguko byibuze niba hari akantu mbonye na bagenzi banjye nabo bandi nabo bameze nkanjye nabo bagira icyo babona. Mu by'ukuri biranshimishije. Imana yo mu ijuru n'ukuri habwe icyubahiro. Hari agasirogani ifite ukuboko gutanga kuruta kwakira. Ukuboko gutanga kuruta kwakira. Uriya mwana Imana ibaha umugisha na JADO nawe mu minsi iri imbere hari ikintu nzajya kubamurikira cyane kandi n'aba bose bagiye babigiramo uruhare. Hari ikintu nzajya kubamurikira JADO na BORA n'Imana yarakoze cyane. Imana ndabibashimira kandi abantu bavuze ngo dufashe JADO na BORA namwe ndabashimira. Uyu mukobwa Imana imuha umugisha cyane n'ukuri. Harya nawe ubikanombera ubikanombe yego amakuru ni nyakuru nzabivuga. Imana ibaha umugisha. Reka tugiye gutangira iki gikorwa. Mwabageneye kubaha ibyo kurya gusa cyangwa hari n'ikindi kintu wenda kindi kibishe? Twabageneye na envelope
iri buziherekeje ibyo kurya. Yes, rero ba BigTown TV ndabashimiye, Imana ikomeze kubarinda kandi Imana ibaho umugisha. Mwese muvuga ngo mugiye gufasha abantu, muvuga ngo mugiye gufasha abantu, mugiye kwita ku bantu. Wow, envelope, wow, abandi bana, nanjye harimo iyanjye. nanjye murama sha, nanjye mume murumva nafite ubumuga bw'umunwa. Wow, Imana ibaho umugisha kabisa 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 kabisa. Nukuri ndabashimiye aba BigTown TV. Mwarimu ndumva nishimye cyane umutima wanjye. Imana ibaho umugisha, nta kindi nabona mvuga. ubonye abantu bagiye tugiye kugusapotinga. Yego, murakoze kandi Imana igikomeza kubashyigikira muri byose. Yego. Yes. Aka envelope bari kubahanditseho ngo insurance. Nabibonye. Ni insurance yo kwa hariho amazu n'imodoka. Kuri aka hariho amazu n'imodoka. Rero mwakoze kubana natwe, reka dukurikirane umuhango wose. Sinzi nimba ari cyo umuyobozi aragiye kuvuga, undi tunasoze. Aho ngaho insurance irimo ni y'amafaranga. Nanjye ngo mubaha insurance y'inzu n'imodoka. Naye ngiye guhita mvuga ati se nanjye umunwa nkufunge. Na amafaranga yo kwifashisha mu bibazo bimwe na bimwe. Imana ibamugisha. Ndabashimiye kandi bakunze ba BigTown TV, mbashimira ko mudema gukurikirana ibiganiro tubagezaho. Nshimire Kebro mfasha, shimira aba bantu bose. Imana ibamugisha. I love you so much. Gahunda ikurikiye ni yuri ya mwana, tuzagenda uko bazamujyana kumusuzumisha nzaba mpari, nganire na muganga twumve kuntu bimeze, ubundi dushyiraho cyitwa GoFundMe dufashe no mwana. Muraza kumva iriya nimero, turaza kwishyira kuri iki kiganiro, ubundi abantu baza kwifuza kujya muri groupe bajyemo, ubundi baza dufashe no mwana. Murakoze cyane. Murakoze. Okay, nuko mubibona murabona ko turangije igikorwa cy'urukundo, ariko mbere na mbere ndashaka kugira ngo mbaze iyi foundation ishatse kuvuga iki? Rero ni organization ifasha abantu, ari nabyo bivuga kuri aya magambo ahari. Noneho twebwe twahisemo kwibera mu buzima bufasha. Nicyo dukora rero, dufasha akenshi ahanini twibanje ku bantu bafite ubumuga bugiye butandukana, ariko ntago ariho amaherezo yacu, niko ubushobozi bwacu bungana, ariko tuzajya no ku bana baba ku muhanda, abantu batishoboye. Mbese no gufasha buri wese ukeneye ubufasha, ntago bufite abantu, ntago ari organization yashingiye abantu runaka.
Yes. nibyo dukora. Intego y'iyi foundation ni yaba ari iyihe nyirizina? Ese ni ukuvuga ngo bizakorwa mu gihugu cyo mu Rwanda gusa cyangwa no hanze muzagera, bimeze gute? Actually umushinga wacu uri international, ntabwo ari mu Rwanda gusa uzakora, ariko twahere mu Rwanda kuko ariho mu rugo, ariko mu gihe kizaza tugize ubushobozi bugiye butandukanye tuzagera n'ahandi hose ku isi, ariko twahere mu Rwanda kuko ariho iwacu. Yego. Awahereza na mugenzi wawe wenda nawe wenda turagira ngo tumubazeho mu ncamake nawe adusobanurire, kuko nk'uko wabibonye twabanje nyine urabona ni gender balance, urabona ko twabanje umwamikazi, turagira ngo nawe rero udusobanurire noneho mu ncamake uko ibintu mwabipanze kugira ngo bigere no kuri iki gikorwa cyabaye hano, dusobanurire mbese mu ncamake. Nategereje yuko twari twarapanze amatariki uko bigiye bikurikiranye, nubwo iki gikorwa cyabayeho hari n'ibindi bikorwa byabanje mbere, hari n'ibindi nanone tuzakora ejo bundi, wenda nitugirirwa amahirwe mushobora kuzatubona none. Yego. Ariko bigiye bifite amatariki nyine yo gufasha. Uyu munsi twafashije abafite ubumuga, icyo gihe tuzagenda noneho ku kindi gikorwa kizakurikira tuzafasha abana bo ku mihanda. Next time wenda dushobora kuzabana simbizi, ariko igikorwa kizakurikiraho ni icyo gufasha abana bo ku mihanda. Yego. Ese hari akabazo k'amatsiko nagize anshaka kubabazaho, ese byibuze umuntu ashaka nko kubazamo bisaba iki? Ese ni ukuvuga ngo arandika cyangwa wenda se arakumiriwe ntagashobora kuza kuba wenda yaza muri icyo gikorwa cy'urukundo mukora, kugira ngo umuntu abe yabasha kuba yabazamo, byasaba iki? Twebwe nta kintu bisaba gikomeye gihambaye, just nyine kuba ufite umutima wo gufasha, ukabaho mu buzima bwo kuba wafasha bitewe n'ubushobozi ufite runaka wenda ubona watanga, ndumva aricyo cyonyine gisabwa. Yego. Ni ukuri murakoze cyane, Imana ibahe imigisha myinshi, niko nabasabira, kuko igikorwa mwakoze kirengeje ukwemera. Umutima mufite muzawukomeze, kandi mu by'ukuri ndizera ko n'abandi nabo bafite umutima nk'uwanyu, hari benshi bazagenda bajya, kuko ngiye byandenze. Mwakoze cyane. Mwakoze cyane. Akajambo kamwe ka nyuma. Yego. Ndasaba abantu bari badukurikiranye ko rwose umuntu ufite umutima wo kuba yabaho yifashiriza atugane rwose. Yego. Murakoze cyane. Nagahejwe. Dufite website yacu ni lifeofgiving.org, dufite social media, dufite Instagram page naho ni Life of Giving, so dukeneye wadusanga ku ma social, kimwe no ku ma social media yacu nitwa Camilla Renata kuri Instagram, Facebook, TikTok n'ahandi hose, kuri Snapchat, ahantu hose ushaka ibindi bisobanuro cyane no kujoininga watwandikira tukakubwira ibyo usabwa. Yego. Ariko wakongera kwibutsa abantu ya nimero bashobora kuba ku muntu ufite umutima rwose wo gufasha, inimero yari 078 053 yego 80 wakongera ukayisubiramo 078 053 80 16. Murakoze cyane. Murakoze cyane.